aravuze ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Kongere kandi tuze gusoma muri Zaburi ya 92 umurongo wa 13. Yego. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashigwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto. Amen. 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 Dushimiye Imana kuri iki gitondo cyangwa se urukerera cyangwa se amanywa bitewe n'aho umuntu aherereye, iduhaye uyu mwanya ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Dushimira ndetse na coordination yose kugira ngo babashije kutugirira icyizere no kudutekereza kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Turabashimiye nabo. Ubundi kandi dushimira abera mu by'ukuri bataramiye umwami, muhora mu gitaramo kidashira, muhora mwihuduma idashira, mu masengesho idashira. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turabizi kuko umuhate ntabwo ari ubusa. Twarimbaga ngo hahirwa abataramira umwami, igihe nikigera bazahabwa ubugingo. Rero turabashimiye kuri iri teraniro ridashira ry'abera, muhora mutaramiye umwami. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nta kindi gisa ko kubyuka mu gitondo wiragije Imana, wabaye mu masengesho. Mu by'ukuri uzuzukana imbaraga, uzuzukana umunezero, uzabumva umutima wishimye, kandi ukumva umutima ntacyo uruha ukurega. Niyo mpamvu muri bizavuze ngo asubuhi ninaamka na Yesu ninashukuru. Rero turabashimiye kuri uyu mwete mugira. Imana idakenerwa yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nitwa Mugabe Benjamin, wenda amazina ku batatuzi. Dutuye inaha mu Burayi, mu gihugu cya Norvège. Natekereje kuko mu magambo tuganira umwanya mutoya, turaza kuganira kwera imbuto mu gihe cyose. Imbuto zikwiriye abihanye. Amen. Kwera imbuto mu gihe cyose. Buriya ubwiza bw'igiti umusaruro igiti gitanga. Yego. Ubwiza bw'igiti ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari kirekire cyakuze cyane. Ubwiza bw'igiti ntabwo ari ukuvuga ngo nuko kizitiriye cyane. Ubwiza bw'igiti ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nubwo bakoresheje ifumbire wenda cyane. Ubwiza bw'igiti si ukuvuga ngo nuko gifite amababi atoshe cyane. Aho si urebera ubwiza bw'igiti, aho si washingira uvuga igiti kuko ari cyiza. Oyaye, ubwiza bw'igiti ni imbuto cyera, ni umusaruro gitanga. Rero nicyo kiza kigaragaza igiti cyari cyo, kikaba tukabona n'ubwiza bwacu. Harashobora kuba ari igiti kirekire cyakuze kirekire cy'inganzamarumbu, ariko kikigira umusaruro. Kirutwa n'aka gati gatoya kagufi, ko bakagufi ko kaba kagana kose, ariko kera imbuto gatanga umusaruro. Cya giti kinini karutwa n'aka gatoya. Bivuga yuko rero igiti cyose kimenyekanishwa, gikundishwa ubwiza bwacu ni imbuto cyera. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga kuko umukirisitu tumurebera mu mpano, ahubwo umukirisitu tumurebera mu mbuto z'umwuka wera. Umukirisitu tuza tumurebera ngo wenda mu mpano ngo ubwazi kuririmba cyane, tumurebera ngo ubwazi gusenga cyane. Ubukirisitu tituburebera ngo ubwazi kubwiriza cyane. Ubukirisitu tuza tuburebera ko ubwazi gutanga cyane. Aho ngaho titaratwereka kuko umuntu ari umukirisitu. Ubukirisitu saho tuburebera. Tugomba kubikora rwose, nabyo tugomba kubikora, ariko ibyo si byo bitwemeza kuko umuntu ari umukirisitu. Ikiza kitwereka kuko umuntu ari umukirisitu ni imbuto z'umwuka we. Amen. Buriya Satani ntaza arwanya impano z'umwuka wera, icyo arwanya ni imbuto z'umwuka wera.
imbuto z'umwuka wera nizo arwanya, kuko ibindi umuntu yabitekinika bigakunda. Umuntu arashobora gutekinika akabona ubuyobozi, akaba umuyobozi, akitwa runaka, wabigutekinikira byakunda. Umuntu arashobora gutekinika akaba yaririmba, akaba yabwiriza, akaba yasenga, byashoboka, ariko hari ikitaza gitekinikwa. Haleluya. Hari ikitonderwa, hari ikitaza kiganwa, hari icyo utongera, hari ikitaza n'imbuto z'umwuka we. Ibindi byo wabitekinika, yeme watekinika, wasengerwa, watekinika, wahabwa inshingano runaka, ibyo byo wabikora byakunda, byagegwaho, ariko hari ikitaza kiganwa, hari icyo utotekinika ngo gikunde, n'imbuto z'umwuka wera. Amen. Kandi izo mbuto z'umwuka wera niho turebera umukirisitu. Umukirisitu tumurebera mu mbuto z'umwuka wera, ntituza tumurebera mu mpano. Oya, titurebera umukirisitu mu mpano, umukirisitu tumurebera mu mbuto z'umwuka wera. Yego. Haleluya. Ibindi byo byatekinikwa, byashoboka, wakwifatira abantu, wavuga, wabivuga, wabikora, wareguka iyo batakuza ugakora ibindi, wagira guti ibyo byashoboka, byakunda, wakwemeza abantu, ariko ibyo wabitekinika bigakunda. Hari icitonderwa, hari icyo utatekinika ngo bikunde, hari icyo utakwigana ngo bikunde, n'imbuto z'umwuka wera w'Imana. Kandi umukirisitu tuza tumurebera mu mbuto z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Tumurebera mu mbuto z'umwuka wera w'Imana. Habe n'imihamagaro baza bayitekinika, ariko twari tuvuze barayitekinika, kuko mu buryo busanzwe ubundi habaho imihamagaro igera ko muri 3 murayizi. Uretse umuhamagaro wo kuva mu gakizo tusangiye twese, mu yindi mihamagaro haba imihamagaro igera ko muri 3, kandi tuyisanga muri Bibiliya. Hariho umuhamagaro, uriya muhamagaro wa Sawuli wo guhamagarwa n'abantu, ugasanga umuntu ashobora guhamagarwa n'abantu pe, kandi ukabikora. Sawuli yahamagawe n'abantu, uretse ko wa muhamagaro we wagibwira ibibazo. Dusanga Sawuli mu muhamagaro wiwe yahuye n'ibibazo, hari intambara cyangwa se amakosa yakoze, cyangwa se ibyaha yakoze bigera muri 15 aho ngaho, bitewe n'umuhamagaro. Uhamagara ushobora guhamagarwa n'abantu, uhamagawe n'umuryango, uhamagawe n'abantu. Uwo ni umuhamagaro wa Sawuli. Tugasanga none kandi undi muhamagaro wo kwihamagara, ukihamagara wenyine. Tuwusanga umuhamagaro wa Abusalomu, umuhungu wa Dawidi, nawe yari yihamagaye, yigira umuhamagaro, ariyimika, yigira umuhamagaro, yigira igitangaza, yihamagara, nawe yaje kugira amaherezo mabi. Tugasanga umuhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro uturuka ku Mana, umuhamagaro wa Dawidi. Amen. Haleluya. Iyi mihamagaro yose abantu bashobora kuyitekinika bigakunda, bakayihamagarwa bigakunda, ariko niyo bayihamagarwa gutyo hariho icitonderwa, nuko imbuto z'umwuka wera. Rero umukirisitu ntituza tumurebera mu mpano, tumurebera mu mbuto z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Kandi izi mbuto nizo zigize umukirisitu, nizo ziranga umukirisitu, niwe mukirisitu nyawe, ni imbuto z'umwuka wera nizo ziranga umukirisitu. Kuko ibindi byose ibyo umuntu yabyigana pe, umuntu yabyigana, wabikora, ariko kigo dufite ugasanga umuntu akaba umuririmbyi, ariko ugasanga nta buhamya afite mu rugo, ugasanga nta buhamya afite ku itorero ryiwe, ugasanga nta buhamya afite muri quartier, ugasanga nta buhamya afite mu muhana. Ibyo birashoboka. Umuntu akaba yabumwigisha pe, akaba umwigisha ukomeye, akaba umwigisha rurangiranywe, ariko ugasanga mu rugo nta buhamya, mu itorero ryiwe nta buhamya. Umuntu ashobora kubona umuhanuzi. Dore ikibazo twebwe tugira kenshi, umukirisitu akenshi umukirisitu twebwe dukunda kuburebera mu mpano, ariko umuntu arashobora kuba afite impano runaka, ariko adafite imbuto z'umwuka wera. Ikiranga umukirisitu ya mukirisitu tumurebera mu mbuto z'umwuka wera. Turebera mu mukirisitu, tukamenya umukirisitu wari we, tukamenya uko ahagaze, tukamenya uko ahumeka, tukamenya uko ameze, tukamenya uko avuga. Tuza tumurebera mu mbuto z'umwuka wera. Iyo dusomye muri Luka ibice 6 umurongo wa 44, haravuga ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Tibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge, cyangwa imizabibu ku mifatangwe. Bizakunda. Igiti ntiwagisoroma ku mbuto zitari zacu. Igiti cyose cyera imbuto zacu. Haleluya. Amen.
igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zaco. Imbuto zaco nizo zigira cya giti kuba cyiza, nicyo zigira cya giti gukundwa, nicyo zigira cya giti kuba gitanga umusaruro, nicyo kigira cya giti guheshwa agaciro na cya giti ni umusaruro kiba cyatanze, niho igiti kibera cyiza. Igihe cyose igiti cyose kimenyekanishwa ku mbuto zacu. Amen. Oh, haleluya. Umukristo mwiza tumumenyera umukristo tumumenyera mu mbuto z'umwuka wera. Aho niho tuzaturebera umukristo. Oh, haleluya. Na Yohana yarabivuze, Yohana ibice 15:8 yaravuze ngo ibyo nibyo zubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banje nyakuri. Yego. Oh, haleluya. Haleluya. Zubahisha data nuko twera imbuto kandi tukera imbuto nyinshi. Ibyo ngibyo rero nibyo zubahisha data nuko twera imbuto buri gihe cyose. Imana idufashe. Amen. Imana iduheze umugisha. Imana iduheze kwera imbuto Amen. zikwiriye abihanye. Twebwe turashobora guhurira hano ku murongo, turashobora guhurira mu rusengero, ukambona ahangaha gusa, ukambona ukuntu inyuma gusa, ariko mu by'ukuri aho dutuye twera imbuto. Mu bana bacu tuberera imbuto, mu batware bacu aribo bagabo tuberera imbuto, mu badamu bacu tuberera imbuto, muri karitsiye tuberera imbuto, mu baturanyi tuberera imbuto, mu rusengero dusengeramo twera imbuto. Ureke babwire ubwiza bw'umukirisitu, agaciro k'umukirisitu ni ukwera imbuto z'umwuka wera w'Imana. Yera imbuto z'umwuka wera. Uzoza utinda ku mbuto z'umuntu, tugatinde ku mpano z'umuntu. Oya, impano ni ntizanyo, tugatinde ku mpano z'umuntu, ariko umuntu uzatinde ku mbuto z'umwuka wera. Umusaruro umuntu atanga uzatinde ku mbuto. Ibindi byo wabitekinika, wabigerageza, byakunda, byashoboka, byakwemerera, ariko hari ikitaziganwa, hari ikitatekinikwa. Haleluya. N'imbuto z'umwuka wera, n'imbuto z'umwuka wera. Bene data, ikimenyekanisha umukristo ni imbuto z'umwuka wera, ni wa musaruro atanga. Yego. Oh, haleluya. Amen. Aya magambo turimo kumva bene data, iyi gutuma duhoramo idashira, iki gitaramo duhoramo cyabera cya buri munsi wose kidashira. Mureke tuzaduhindukira tuba abakristo nyabakristo. Umurinzi aravuze ngo je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, sans exception, mu bintu byose ngeze kugufa. Ari umusore wigeze kutubwira, igeze kuvuga, aravuga ati njye hari indirimbo zibiri ntaza ndirimba. Ati izi ndirimbo muza muri ziririmba, ati nza mbareba ukuntu muza muziririmba mukazinezererwaho. Ati njyewe izi ndirimbo sindagera mu kigero cyo kuziririmba. Iyo ndirimbo muza muririmba ngo je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa. Mu musore arakiranutse w'abandi, yavuze ati njye sindagera muri urwo rwego. Ijambo namuririmba mu kaneza, ariko ndiye mu bintu byose ngeze kugufa. Ati sindagera muri urwo rwego. Indi ya kabiri yigeze kuvuga, yaravuze ngo n'iyi ndirimbo yindi muzamuririmba ngo ibyo ntunze naje ubwanjye n'ibyo Uwiteka n'ibyo uwo mucunguzi. Izo ndirimbo zibiri njye sindagera muri urwo rwego rwo kubasha kuziririmba. Ati wenda ndacyasaba Imana impeza imbaraga nanjye zaza ndiririmba ibyo ngomba gukora n'ibyo ngomba gushobora. Atari kwizambana muzamuziririmba wenda bumwe na bumwe namwe ari ukuririmba gusa ariko mutobishobora, ariko Imana ishimwe twarabishoboye. Turi abakristo igihe cyose. Oh, haleluya. Igihe cyose turi abakristo igihe cyose, kandi tutegerezwa kwera imbuto igihe cyose. Ese ni igihe ke tugomba kwera imbuto z'umwuka wera? Ni ryari tugomba kwera imbuto z'umwuka wera? Igisubizo ni igihe cyose. Ni igihe cyose tugomba kwera imbuto z'umwuka wera. Turwaye tugomba kwera imbuto, turwaje tugomba kwera imbuto,
twariye Yes. tugomba kwera imbuto z'umwuka wera, tutariye tugomba kwera imbuto z'umwuka wera, twapfakaye mu bupfakazi tugomba kwera imbuto z'umwuka wera. Oh haleluya. Amen. Mu ntambara kizi Hallelujah. turimo, intambara kizi turimo, ubwoko bwacu burimo bwishwe ibibazo turimo, intambara hirya no hino ku isi yose, mu ntambara tugomba kwera imbuto Amen. igihe cyose, Amen. igihe cyose, ihari irimo yose, situwasiyo urimo yose, urugero rwose urimo, igipimo urimo cyose, tugomba kwera imbuto nk'abakirisitu. Oh haleluya. Tugomba kwera Hallelujah. imbuto kuzera igihe cyose, igihe cyose. Yego. Oh haleluya. Amen. Tugomba kwera imbuto igihe cyose. Turi mu twaba twabyaye tugomba kuba abakirisitu, tugomba kwera imbuto. Twaba tutabyaye Yesu araduhagisha, tugomba kwera imbuto. Yego. Bupfakazi ugomba kwera imbuto. Mu ntambara ugomba kwera imbuto. Turwaje tugomba kwera imbuto, tutarwaje tugomba kwera imbuto, twariye tugahaga tugomba kwera imbuto, tutanariye mugabo tutabibonye. Oh haleluya. Amen. Oh haleluya. Amen. Oh haleluya. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Amina. Manishimwe. Asante sana. Alenta manishimwe. Amina. Hallelujah. Asante. Manishimwe. Umukirisitu wa Amen. Imana. Umukirisitu nyamwinjuru. Yego. Igihe cyose dutegerejwe kwera imbuto. Dutegerejwe. Yego. Tugomba kwera imbuto mu gihe cyose. Oh haleluya. Niko muza muturirimbira, nyinyi ni barua za kusomwa na watu wote. Turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Yego. Ariko bari mu kugusoma gute? Ni gute uhayisomeka? Ni gute bahaye bagusoma? Oh haleluya. Murebye iri kwari Amen. yaravuze ngo je mpisemo Yesu. Je mpisemo Yesu. Yego. Andutira gushimwa n'abantu bose. Andutira gukomwa n'amashi, abantu bakankomera amashi bakangira igitangaza. Yego. Yesu arabiruta. Andutira byose. Hallelujah. Hallelujah. Umwami haleluya. Aravuga ngo mpisemo Yesu. Mpisemo Yesu. Mpisemo Yesu. Andutira byose, andutira gushimwa n'abisi bose, andutira gukomwa n'abisi, andutira kuzamurwa n'abisi. Je mpisemo andutira byose. Aravuga ngo wanimika akaba umwami w'ishanga rinini gute, ariko n'imbata y'icyaha cyose aravuga ngo sinabikunda, sinabyemera. N'ukuri nanjye ndavuga ngo sinabyemera. Niyo wangira inde ariko kaba imbata y'icyaha, sinabyemera. Aravuga ngo kuko ndagira Yesu umukunzi wanjye, sinshita ku by'isi Yesu aranyuze. Aravuga ngo aryoha neza Yesu we, araryoha kuruta ubuki bwose, ahumura neza kuruta indabo zose zo mu isi. Ni mwiza n'uw'igikundiro. Yemewe ntabwo twibeshe, ntabwo twahisemo nawe. Twahisemo Yesu, ntabwo twahisemo nawe. No kuri. Oh haleluya. Igihe cyose dutegerejwe kwera imbuto. Abantu barimo kugera mu bibazo, akaba yarambika agakiza, umuntu akagera agakiza sakiti zo kurambika agakiza ni portative, agakiza turakagendana, ubukristo turabugendana, turaburyamana, turabuzukana, turabwiriranwa. Haleluya. Igihe cyose turabakristo, niko Dawidi yabivuze, yaravuze ngo warantase mwana, ngo no mu bicuku byanjoro warantase, nta mbuga wigeze umbonaho. Ese Imana ni mu kugutatika kubona hiki. Tugomba ubukristo buragendanwa. Ubukristo tibutinya izuba, ubukristo tibutinya imbeho, ubukristo tibutinya ubukristo mw'iki gusa ngo kumpeshe bube. Turi abakristo mu bintu byose kugeza ku gupfa. Amen. Oh haleluya. Turi abakristo kandi ubukristo bwose bugomba kwera imbuto igihe cyose. Oh hallelujah. 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 Oh haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen.
Mana ishimwe. Twari kureba abagabo, mu bagabo bakeya, mu bagabo kavugamo kabangahe, abagabo bakomeje kwera imbuto muri situation yose, mwihari yose bari barimo, bakomeje kwera imbuto. Yego. Yo, muzamutubwira yo. Yo buyeze imbuto pe. Yo bari muzima, arya agahaga gasigaza, abana bamugose, umugore wiwe, urugo rushushe rumeze neza, afite imikumbi n'amasho, yakomeje kwera imbuto. Nanone kandi ishire, yo bakomeza kwera imbuto. Uwo niwe mukristo nyakuri, akomeza kandi kwera imbuto. Oh, haleluya. Akomeza kwera yeze imbuto, akomeza kwera imbuto igihe cyose. Inshuti zimuvaho, akomeza kwera imbuto. Yeze imbuto afite inshuti zimukunze, yeze imbuto inshuti zamuvuyeho, yeze imbuto mu nzara amahoro n'umugore, yeze imbuto umugore amubwira ati watukiyo mana ugapfa, yeze imbuto afite abana, yeze imbuto abantu bapfuye, yeze imbuto amasho arimo amata amashamusha amukikije n'imikumbi, yeze imbuto zaguze. Umukristo agomba kwera imbuto igihe cyose. Amen. Hallelujah. Oh, niko Yobu yaje no kuvuga, bimaze kumugara abantu barimo amushinyagura ambwira ngo hariyo bari cyaca biteye Yobu we, yumva umutima atakimureka, ariko aravuga ngo reka hinga nipimire ku mizani resha ndebe nimba itambo zanje zitarateshutse. Yobu yipimye ku mizani 22 cyangwa se imizani 22, niyo Yobu yipimyeho ngo yageze n'ahateka yabaho, ariko se hari ubwo nigeze kurya ni mu mupfakazi n'imfubyi n'abapfakazi. Umutima wawe ntabwo Yobu we, hari ubwo nigeze gutekerereza mugenzi wanjye nabi ngo mugirire ishari. Yipimye ku magambo 22 yose, Yobu tiyagiritse umutima w'umushinja. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Umutima w'umushinja. Nibwo yavuze ngo ndabizi yuko ubucunguzi wanje ariho. Haleluya. Kandi amaherezo azahagarara mu gice amaze kubona atacu umutima mu gice, arabanguzi yuko umucunguzi wanje ari. Umucunguzi mu Kinyarwanda ariko usomye mu bindi bitabo ko mu Biheburayo, umucunguzi bamwita umuhozi. Nibwo yavuze ngo ndabizi yuko umuhozi wanje ariho. Mureke mbabwire turimo tunyuramo, turimo ducamo, dufite umuhozi uzaduhorera, uwo ni Yesu Kristo. Ubundi umwana, iyo umwana bamukubitaga azavuga ngo ndabwira papa, ndabwira mama, ndabwira papa, abazi kuko uza kumuhorera, kuko uza kumurengera, kuko uza kuba mu ruhande rwiwe, kuko umuhorera kubera ko bamukubise. Mureke mbabwire ibi turimo tunyuramo byose natwe dufite umuhozi wacu, uwo ni Kristo. Azaduhorera urupfu tugirira nabi, azaduhorera urupfu tujana abana bakuru bacu barumuna bacu inshuti n'abavandimwe abagore bacu. Dufite umuhozi. Yego. Haleluya. Haleluya. Amina. Dufite umuhozi. Kurya umwana azarakavuga ngo ndabwira papa, wakubise yuko papa da, ariko naza ndamubwira, aramporera. Natwe mureke mbabwire dufite umuhozi uzaduhorera, uwo ni Kristo. Azaduhorera Satani uzutujyana, azaduhorera. Dufite umuhozi wacu ni Yesu. Rero muhumure kandi mushikame. Yo baravuga ngo nta kimwe yipimye kuri iyo mizani, nta kimwe kigeze kimuciteke. Ariko mu gusanga abakristo n'ukuri yapfa no kurenguka gusaba batahe bamubona, ariko mana ariko toto yapfa kurenguka batahe bamubona, akamba yihindura uwundi, akamasa umugabo w'umunsi umwe. Hari umugabo wigeze kumbwira umunsi rero ni benshi, ariko reka mvuge umwe gusa kuko nawe wenyine wabinibwiriye. Yigeze kumbwira umunsi umwe, yari umukozi w'Imana, pastor, arasenga asenga cyane, akanabwiriza, yarazwi mu gihugu runaka sishatse kwivuga, yakibayemo cyane, abwiriza cyane. Bukeye aza kuva muri ico gihugu yari arimo, aragenda asubira muri Kongo, ajya Uvira kubahazi. Yamati bukajya muri kajya amabenge muri twatuzu tupfuye no muri twatuzu twibiyoga twibiki twatuzu ukunda. Noneho atangira kumwa biriya bintu nimba rudusigisibiki, aranyoye. Arimo ari muri yahara arimo, umuntu aramubona, noneho umuntu arimo atambuka espace busura mugabo wabwirizaga, wavugaga ubutumwa abantu bakanezerwa ibiki n'ibiki, suriya mugabo uyajya ko kumusuhuza umutima kandi ukamubwira to ya ariko se niwe n'ukuntu namubonye yaba ruriya, ngo yaje kumugeraho agashukira,
ajya kumugeraho agashukira aruha aramwegera nubwo ati mbabarira kubaze so runaka kurone ntabaye kubona ko atakubereye ko atazi nanjye amagambo wavugaga sibo uyu nguyu aravuga ngo yo ngo ati wibeshe cyane ntabwo wibeshe aterega burya turi impanga turamasha ati kandi ko yari we ati kujya turamahasha tiwibeshe benshi bazatwitiranye atujya ni butoto njyawe ndi bukuru uti wabeshe atariko turi impanga twenda gushose wa mbere bitubwiye ati mbona uko amvaho ati kuko ari yambonye kabisa rero uzo bose no kwiyoberanya no kwihindura uko niko bimeze kuko ari imva nta wayi kubona ari mu gacikana ari yo ngiyo ariko niyo twakwisha abantu twa tekinika ku bantu ariko ari twazu tekinikwaho ni Yesu amen haleluya mureka abakristo twera imbuto zikwiriye abya Imana ishimwe Imana duheze umugisha ba Yosefu bagiye bera imbuto mu mihari bari barimo yose bagiye bera imbuto nyuma yo kwangwa na bende se nyuma yo kugurishwa nyuma yo kugurishwa n'abashimaheri nyuma yo kujya mu isoko ry'ubushakara bakamujyana mu isoko ry'ubushakara nyuma yo kugurishwa no kugurwa n'abanyegiputa nyuma yo kugurwa kwa Potifari nyuma yo kuba kwa Potifari nyuma yo kugambanirwa n'umugore wa Potifari nyuma yo gutabwa muri gereza nyuma yo kumara imyaka tutazi muri gereza kuko Bibiliya zigaragaza gusa ya myaka 2 yarotoye zanzuze ariko isemo ibitabo by'amakomanteri bivuga ngo yamaze imyaka 10 muri gereza nyuma yo kumara muri ya myaka yose muri gereza ariko akomeza kwera imbuto mena haleluya muri hari yose yanyuzemo yakomeje kwera imbuto yego ni kwizamba ivuga kuza kubwira ijambo nyuma yo yose ubwo buzima bwose yabayemo yageze abakuru bamwambura ikanzu bararimwambura barishira mu mabaja kwesha setidori inyamaswa y'ikazi yaramuri ageze kwa Potifari muka Potifari yamwambuye rya kote yari yaramuguriye ariko mureke mbabwire ntibamwambuye icimana yamuvuzeho abantu baza batwambura ibyo baduhaye umuntu ashobora kunambura ikashe kuko ne wayimpaye yanambura umwenda yangure ne wampaye yanambura akazi niwe wakampaye ariko hari icitonderwa hari cyo batagomba kutwambura n'icimana yatuvuzeho n'ikiturimo tibaza bagishikira tibaza bakigeraho iyo nintukoreho tibagikoraho tibagishikira tibategera yo haleluya abantu batwambura ibyo baduhaye bashobora kunambura ikoti nibo baringuriye no ryambura kari baterera kari basigaye nibo baringuriye bo nambura akazi nibo bakampaye bo nambura ubushefu kwitwa runaka nibo babimpaye ariko hari icyo bataza basingira hari icyo batotwambura hari icyo batogeraho nico wavuganye n'Imana nisezerano n'Imana nico wavuganye n'Imana tibaza bakigeraho yego tibagitinyuka tibagishikira yego haleluya Yosefu bagiye bamwambura imyenda bamuguriye bamuhaye kuko niyo bayiguze ariko tibamwambuye isezerano ry'Imana tibamwambuye umugambi w'Imana tibamwambuye kw'Imana yavuganye nawe mureke mbabwire tukazutinda kuca abantu bakuvugaho uzutinda kuca wavuganye n'Imana abantu n'uburenganzira bwabo bwo kuvuga uko bishakiye nuko babyumva ariko haleluya hari icyo badasabashikira hari icyo bataza bakwambura n'isezerano ryawe n'Imana nicyo bavuganye n'Imana Mari dufashe reka tuje kugera ku musozi Mari duheze umugisha n'aba Daniel twabavugaho mu bunyage bakomeje kwera imbuto igihe cyose yego reka dusoze tuvuga ngo se niki cyadufasha kwera imbuto z'umwuka wera nibiye dusabwa kugira ngo twere imbuto z'umwuka wera ni ibiki dusabwa byari byinshi reka mvugemo 2 gusa kubera umwana ijambo rya mbere izadufasha kugira ngo tubashe kwera imbuto z'umwuka wera icambere ni ukubuza ururimi rwawe kuvuga ibibi imigani wasoma mu migani ibice 13 umurongo wa 2 ukagaza ku wa 3 aravuga ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwiwe yego haleluya ufashe ururimi rwiwe uzi gukontrola ururimi rwiwe abarinze ubugingo bwiwe icambere kidufasha mu kwera imbuto ni ukubuza ururimi rwacu kuvuga ibibi
Imana dufashe nigeze kuva ari umwigisha wabikomojeho wavuze ku rurimi cyane mwaragumvise na Yakobo yagiye abigarukaho hari akubice bitatu were guce cyambere ku murongo wa 6 yagiye abigaruka avuga ngo ururimi kunta ari akantu gatoya ariko nyamara amagambo yayo amagambo yayo yemewe ururimi kuri we umwanditsi yanditse yaravuze ngo Mana we ngushire ariko umwanditsi ntabwo aravuga ngo ushire umurinzi ngo kukanwa kaje yego nukuri yamavuga ngo uzushiraho umurinzi ushiraho escort ushira umurinzi kukanwa kugira ngo amagambo izamvuga abari kuri gahunda barezimya bari ku murongo Mana dufashe bene data ikidufasha kwera imbuto nukubuza ururimi rwacu kuvuga ibibi icya kabiri nuko tugomba gushorera imizi yacu muri Kristo Yesu asante imizi yacu nuko igomba kumanuka ikajya muri Kristo Yesu muzambi tubwira zanzu yuko umusenyi n'inzu yo ku rutare ariko yazo yo ku rutare ngo ari ikomeye kuko umuyaga urahuha n'imivubi yukubitaho n'ibindi byinshi ariko yazo impamvu itaguye ngo nuko yari yubatse ku rutare yari ifite fondation bugizu inzu bayirebera ku n'inzu hejuru iyo inzu hejuru igize ikibazo ariko hasi kuri fondation mu musingi hasi akiri hazima yazo ntacizima ariko ku musingi hasi yagize ikibazo yazo zituka kakakanya yego nuko abakristo imizi yacu tugomba kwishorera muri Kristo Yesu oh haleluya tugomba kwishorera muri Kristo Yesu amen amen Kamana yacu Haleluya. gikomeye gusoma uri Imana ku manywa na nijoro Imana idufashe rero Imana iduheze umugisha imizi yacu tuyishorere muri Kristo Yesu reka soze ahari wenda abantu amasaha nafashe umwanya muremure ariko reka dusoze tubabwira ngo izo mbuto z'umukabira tugomba kwera n'izihe ijambo rya mbere zirambuta 9 hari Paulo yavuze mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 yaravuze ngo tugomba kwera ijambo rya mbere n'urukundo twari kubivuga umwanya ijambo rya mbere tugomba kwera urukundo icyaka tugomba kwera ibyishimo icyaka tugomba kwera amahoro icyaka tugomba kwera kwihangana icyaka tugomba kwera kugira neza icyaka tugomba kwera ingeso nziza icyaka ari no gukiranuka icyamunani no kugwa neza icyacenda no kwirinda amen haleluya 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 gizi imbuto tugomba kwera n'ukuri Imana dufashe Imana iduheze umugisha Imana itugirire neza amen imbuto zikwiriye abihanye mureke twere urukundo rwarashize mu bantu muri iki gihe yemewe urukundo ubasigaye urukundo wenda rw'inyungu urukundo rw'ikurukundo ariko mureke twere urukundo rwo ruzaturanga tugira ibyishimo haleluya amen kwera ibyishimo Paulo yagiye abigaruka hariya mu Bafilipi agenda avuga ngo mwishime kandi yavugaga ari muri gereza kiriya gitabo dusanga ijambo kwishima rigaruka inshuro n'ishafi 16 mwishime tekereza uvuga bari muri gereza ariko karabwira abantu ngo mwishime mureke babwire impamvu twishime haleluya ikidutera kwishima nuko tuzi ko Yesu azagaruka nico gusa kidutera kwishima nuko tuzi ko Yesu azagaruka umurizo yarivye ngo natereye umusozi ndaruha ariko bambwire ko Yesu azagaruka numva ndaruhutse haleluya umusozi w'ubukene w'ubupfakazi w'ubugumba w'inzara uraryana urababaza ariko iyo tugiye kunanirwa tuba twumva ijwi ritubwira ngo sikama komera humura Yesu azagaruka tukumva turakomeye ikadutera kwishima nuko tuzi ko Yesu azagaruka hari umwana twigeze kuzandika iyo ngico muri Korea y'Epfo yaravuze ngo izitizi z'ibyishimo na ngunika kwa kundi kwigisebe cy'umufunzo kidakira mureke dore twishima ibihe byose ni amahoro we amen amen nukwihangana nukugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda nta mwanya ngo tugende zose tubiganiraho ariko reka dusoze tubabwira ngo ngibi byo tugomba kwera yeme ibi bintu bari kubigusoromaho dushobora tukubwira ngo ese niziye mbuto haye wera fata umwanya wo kwitekerezaho bukeya muri quartier niziye mbuto haye wera umugabo wawe niziye mbuto haye wera ku mugore wawe niziye mbuto haye wera ku bana bawe niziye mbuto haye wera kubaturanye n'itoro rusengeramo mu buyobozi abuyoboye abushumze abagushumbye niziye mbuto haye berera muri rusa niziye mbuto tuhaye twera Imana dufashe Imana duheze kwera zino mbuto ari 9 Imana duheze kwera mbuto zikwiriye abihanye mwakira ijambo ry'Imana Imana ibapera umugisha amen Amana data wa twese uri mu Mana mu izina rya